ya ni filime ngira ngo muri video zacu zatambutse harimo imwe muri video twabasobanuraga cyangwa se twababwiraga imwe mu ncamake z'iyo filime. Iyo filime nta yindi ni Black Adam twayibabwiyeho ejo bundi nyine. Twayibabwiyeho yuko iriya filime yakinwe na The Rock cyangwa se Dwayne Johnson muramuzi mwese ngo n'abatazi nyine wenda mushobora kuba mubona mubona mu mafilime cyangwa se mukabona muri catch amateka yiwe tuzayajyamo nayo nyine ubwo turi nayo ubu tuvugana mpise nandika ahantu yuko nyine nawe tuzamwinjira. So Dwayne Johnson mu makuru amazi minsi ntago ari officiel, ntago ari amakuru ari officiel, na makuru nyine agenda acicikana cyangwa se bivugwa biravugwa yuko nyine adashaka kuzakina muri Black Adam for the Flash. Ni Black Adam for the Flash ni nk'ahari Black Adam part 2 cyangwa se igice cya kabiri. Impamvu ni nyinshi zimubuza yuko atazakinamo. Zimwe muri izo mpamvu akaba ari nyinshi nyine, ari nazo turi buze kugendamo tubabwira nyine tuzimwe muri zo nyine. Black Adam ni filime yakozwe hitezwe yuko izagira umusaruro munini cyane nyine, kubera yuko ubundi amafilime yose Warner Bros ikora abyara umusaruro munini. Abyara umusaruro munini, noneho bikubitiyeho yuko ari Warner Bros, noneho byakongeraho yuko ari na karakteri za DC ngira ngo murayizi twayobweho mu mafilime mu biganiro byacu byatambutse tujya muri Black Adam. Harimo Superman ni karakteri ya DC, The Flash, DC Legends of Tomorrow, abahungu bose barimo yani bariya bose bari abakarakteri bakina muri League of Justice. Harimo Stormfrost, Stormwatch, ibintu nk'ibyo nyine ngira ngo murabyibuka nyine, nta nubwo mbibarusha reka murabizi. So Black Adam kimwe n'izindi zose cyangwa se n'andi makarakteri yose za Shazam, mbibutsa yuko yewe uretse no kuvuga ngo Black Adam ni Dwayne Johnson yanze gukina nyine biravugwa yuko adashaka kuzagaruka muri Black Adam igice cya kabiri, Black Adam for the Flash. So ikindi kivugwa nyine birahwihwiswa, ariko nyine ibintu bihwihwiswa suko nyine tureba ntabwo biba bifite source iriya nyayo, ariko nyine niwumva batangiye kuvuga ngo uriya muntu arakarwaye ujye umenya ngo wasanga wenda hari uwo baryamanye ukarwaye wizi neza rero watangiye ahwihwisa icyo gihugu. So nuko nyine rero Black Adam nayo Dwayne Johnson cyangwa se The Rock akaba bihwihisa yuko yanze no gukina muri Shazam igice cya kabiri. Shazam ngira ngo nayo tuzayibabwire nyine. Ntabwo nakomeza kuvuga kuri Shazam kuko ntabwo rimwe harimo batayizi Shazam igice cya kabiri nicyo Shazam the Fury of the Gods niba nibuka neza. Nkeka ko ari cyo nyine twarazirebye kera. Dwayne Johnson rero bivuga yuko atashaka kugaruka muri part 2 cyangwa se mu gice cya kabiri cya Black Adam for the Flash. Black Adam for the Flash, Black Adam ya mbere yarakozwe ikorwa n'amakampani akomeye Warner Bros Pictures, ngira ngo murabizi yuko nayo irakaza nyine. Murabizi kera abantu mwarebye amafilime kuva kera mwarumvaga iyo kampani nyine yanga yivuga yo Warner Bros Pictures presents nyine ibyo byose murabyibuka nyine. Noneho kubitaho na DC nayo yani ni kampani ebyiri zikomeye. So iyo filime yakozwe hitezwe yuko izagira umusaruro ukomeye cyane, kandi hakoreshwa amafaranga menshi cyane, kubera yuko iyo wumva yuko hari ikintu uzageraho gikaze
iyo uzi ko hari ikintu uzageraho gikaze ntiwabura gushora menshi. Rero nayo mpamvu rero Black Adam bayishoyemo amafaranga menshi cyane, gusa nyine yaje kuba flop ugereranyije nayo bayitegagamo. Ntago ariyo baje gukuramo. So zimwe rero mu mpamvu zituma Dwayne Johnson adashaka kuzagaruka nuko yawe nyuma yo gukina muri Black Adam ari character nshyashya ije muri DC, yifuje yuko ari we waba noneho main. Ubundi muri buri company haba harimo nakwita ngo kizigenza nyine muri buri company, cyangwa se mbega yifuzaga kuba nka Dwayne. Black Adam niyo character cyangwa se niyo character nshyashya, cyangwa se ni imwe mu ma super heroes nshyashya zo muri DC. So rero The Rock we arashaka icyo yifuza nyine, arashaka ngo agire wenda reka hamwe mu magambo ninde haryo yitwa ndera bamwita umukuru wa Warner Bros, aho yavuga ngo turabyumva yuko nyine Dwayne Johnson ni umwe mu basitari bakomeye cyane bakina amafilime kuri ino si, nyine ni umusitari ukomeye cyane. Ati wenda biranumvikana buryo ki wenda yifuza yuko yaba central figure, cyangwa se ari we waba Dwayne wa DC Universal Plans, cyangwa se DC yani mu ma super heroes bose yifuza yuko ari we yaba ari nkaho ari we nkingi ya mwamba muri DC, cyangwa se mu ba super heroes byose DC ifitemo hariya. So nawe akazana navuga ati The Rock ibyo arimo arigira ashaka kuba yuko ari we yakigira Dwayne, cyangwa yakigira Dwayne, mbega yakigira Maître Master. Ibyo ashaka kwigira Master, ashaka kwigira nimero ya mbere, karakteri ya mbere nka Black Adam ngo iba ari takinga over, cyangwa se ari ibi ya mbere, cyangwa se ari iyobora muri DC yose. Ntabwo bishoboka, kubera yuko twirangagije no kuba yarakunzwemo, wenda uburyo yakunzwe atari cyane, n'amafaranga yatakaje ugereranyije nayo twayishakagamo ni menshi cyane ayo yatakaje. So nuko nyine Black Adam, so ibyo ngibyo nabyo bikaba bica intege Dwayne Johnson. Black Adam for the Flash ndango nyine ni nka The Flash, ariko noneho irimo iyo character ya Black Adam bad. Gusa nyine bivuga nkaho ari Black Adam igice cya kabiri. So yarabyanze kubera yuko nyine we noneho indi mpamvu ivuga yuko yabyanze nuko Dwayne Johnson avuga yuko The Flash ubwayo ntabwo ashaka kwifatanya nayo, kubera yuko hari amadega menshi yagiye aberamo, ye byanatumye ishaka guhagarika The Flash. Gusa nyine DC yo kubera yuko The Flash yabaye successful mu mafilime yayo, ntabwo ariyo yabaye successful cyane, gusa nyine nayo iri mu mafilime yabaye successful, cyangwa se byayigendekeye neza, bo batitaye ku cyasha ifite mu ikorwa ryayo, cyangwa se n'iki muri amwe mu madega yabereyemo, cyangwa se byaberaga hanze nyine aho tutareba twebwe inyuma ya kamera. Bo bashaka kuyipushinga bakomeza ngo ikomeze nyine continue. So iyo Black Adam for the Flash ntabwo ari The Flash series, ni The Flash, ni nk'ari The Flash ya filime irangira. So ntibizabatungura rero munabonye series cyangwa se seri ya Black Adam ishobora gusohoka nyine nk'uko ubona ngo Superman ngo 1, 2, 3 gutyo, cyangwa se ukabona ngo The Flash season 1 gutyo nyine, tukubera yuko iriya character ni character ya general ikunze nyine, tukubera yuko nicyo ngiye kuvuga ngo ngimeze nka Superman. So n'indi mu mpamvu ituma Dwayne Johnson atifuza yuko nyine iyo character yakomeza, cyangwa se we ubwo atifuza kugaruka, nuko atifuza yuko
niba yariye mu mwanya wo kuba yuko ari we main cyangwa se wo kuba duwaye mu ishuri ryabo cyangwa se muri class yabo cyangwa se mu nzu yabo ya DC, icyo yifuza ni uko yareka nyine byose bikarorera, kubera yuko wiwe abona yuko uburyo babikoze cyangwa se uburyo batekereje cyangwa se uburyo bahimbye iriya karagita ya Black Adam nta tandukaniro rinini bifite ugereranyije na Superman. Wiwe rero ntago yumva yuko habaho karagiteri ebyiri zisa, kuko ugereranyije Superman na cyangwa se na Black Adam ukabageranya na The Flash, ni karagiteri zitandukanye, uretse wenda kuri speed, nayo speed ntago byakunda kuko The Flash speed afite nkuko nyine binavugwa ngo the first man alive, cyangwa se niwe munyamuvuduko wa mbere ukiriho nyine tu. So iyo ni karagiteri cyangwa se nimwe muri karagita ya DC itandukanye n'izindi zose, nkuko wavuga Batman gutyo nyine tu. Izo ni karagiteri zitandukanye cyane, ariko nyine urebye karagiteri ya Black Adam ukarebana karagiteri ya Superman, ubona yuko nyine tu nta tandukaniro rinini rihari. Urebye n'amasuti bambara nibyo nyine, uretse ko umwe ari umukara undi ari umutuku nyine tu. So iyo nayo iri mu mpamvu zituma Dwayne Johnson atifuza gukomeza nyine tu kuba yakina muri Black Adam. So indi mpamvu rero nababwiraga niyo kuri iyo filime ya The Flash, kuko ntago yishimiye amwe mu madega yagiye aberamo mu ikorwa ryayo, byatumye abantu benshi banafungwa, na filime ubwayo ikaba yari hafi guhagarikwa. Ntabwo yahagaritswe gusa nyine bitavuye narababwiye nyine ngo agakorwa gato ukora nyine tu kakamenyekana, niyo katamenyekana n'abantu bangahe ariko kakamenywa n'abantu batari niyo babiri, abo babiri bakamenye ntago ntikavaho. So Dwayne Johnson nawe rero ntabwo ashaka kwisiga icyasha, ayo niyo makuru nyine twari dufite, cyangwa se gusa mbibutse yuko ayo ngayo atari amakuru ya nyayo yizewe cyane, ariko nyine umenye yuko iyo bintu bihwihwiswa haba harimo byibuze 55% biba ari ukuri. So nuko nkuko bimeze, Dwayne Johnson mwitegure yuko mudashobora wenda kuzamubona muri Black Adam of the Flash, for the Flash I mean. Nkuko nyine nkuko no muri izo mpamvu zituma atayigaragaramo, nababwiye yuko no muri Shazam for the Black Adam the Fury of Gods nayo yari yanze kwigaragaramo, kubera yuko yoyo impamvu yatanze nuko yavuze yuko yoyo ni ibintu bizwi nyine, ntabwo ari ibihuha. Yo yanze kwigaragaramo kubera yuko avuga yuko nyine kubera role yiwe ya Black Adam yindi role ntabwo imwemerera gukina muri iyo ngiyo nyine, mbega yaba agiye kwimanura mu nzego. Mwakoze cyane kubana natwe mu makuru ataha cyangwa se mu ma box office. Muri video yacu itaha turababwira kuri filime zigiye gusohoka uno mwaka uri imbere 2020 kongera. So umwaka mushya muhire, Noheli, Merry Christmas and Happy New Year.